tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 saa 5 z'amanywa abasirikare bari bayobowe na Liyetona Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda kubw'amabwiriza yari yatanzwe na Captain Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi w'ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare rya ESO ubwo jenoside yakorwaga. Ubwo abasirikare binjiraga muri urwo rugo bafashe umwamikazi Gicanda n'abandi bagore 6 bari kumwe maze bose barabatwara. Itariki 20 Mata nibwo hakoraga inkuru mbi hirya no hino ivuga ko umwamikazi Rosalie Gicanda yishwe n'ingabo za leta yari iriho ari nayo yakoraga jenoside azizwa ko yari umututsi. Rosalie Gicanda yashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Leo Pierre ku itariki ya 13 z'ukwa mbere umwaka w'igihumbi 1942. Abo bombi babayeho mu buzima bwije cyanga ariko biza kugira berarangira ubwo Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiraga Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ku buryo bw'amayobera. Nyuma yo gutanga k'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwamikazi Rosalie Gicanda yabayeho nabi ubuzima bwo gutotezwa. Hari tariki 25 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'igihumbi 1959 gutanga k'umugabo we byakurikiranye n'ihurura ry'abahanganiraga Repubulika. Ibyo bikajyana no gutesha agaciro ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo byose. Mu mwaka w'igihumbi 1961 Perezida Kayibanda Geregwari yirukanye umwamikazi Gicanda mu Rukari. Ubwo Gicanda yasajya gutura mu mujyi wa Butare ubu akaba ari mu karere ka Huye. Aha niho abahoze ari abasirikare ba Habyarimana ndetse n'interahamwe bamusanze tariki 20 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'igihumbi 1994 maze baramwica. Nyemera mu kiganiro cy'uyu munsi tugaruka ku bihe bya nyuma bya Rosalie Gicanda mbere yuko yicwa azira uko yavutse, ariko kandi turamenya gato ku mateka ye dore ko ari umwamikazi uvugwaho ubwiza butangaje yewe ngo butigeze bugirwa n'undi wese ku ngoma ya cyami no hanze yayo. Wakoze cyane gukora amahitamo yo kubana natwe muri kino kiganiro. Ibuka ko gukora subscribe ari inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Niwumva icyanga cy'iki kiganiro ntugende udakoze like, ariko kandi niwanaye n'abandi cyafasha ukore share kigere no ku bandi. Ngiye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Aime Confiance by ikaze. Ikaze mu kiganiro cyanyu kandi ari nacyo cyacu. Igitekerezo cyanyu ni ingenzi mu kongera uburyohe bw'ibyo tubagezaho umunsi ku munsi. Amazina ye ni Rosalie Gicanda. Byaba bitangaje bibaye ari ubwa mbere wumvise iri zina mu matwi yawe, ariko kandi ntabwo bitunguranye cyane mu gihe waba wararyumvise ariko ukaba utarasobanukirwa byinshi kuri uyu mwamikazi wari ufite ubwiza benshi birahiraga. Ariko uyu munsi reka turebere hamwe bike mu byaranze ubuzima bwe, ariko turibande cyane ku bihe bye bya nyuma yabayemo ubwo umugabo we Mutara wa gatatu Rudahigwa yaramaze gutangira ishyanga. Niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda rugori rwera wa nkubito y'imanzi, nyina wabo wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dore ko ari umuvandimwe wa Siteriya Rutagambwa ubyara Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Rosalie Gicanda umwamikazi ufatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza bunoze bw'umunyarwandakazi, ariko akaba umubyeyi wasabanaga na bose. Abahanga bakoze mu nganzo bamutaka batamutakagiza. Kayirebwa we yamwise inyange izurisha kwera, amwita biganza amariza, wisa n'isimbi, icyonga imiryango, utegatenge, akaba n'utegaraba, inyamibwa ngendo ndetse n'ibindi bihozo byinshi n'ibisingizo by'uyu mwamikazi. Ni umubyeyi bivugwa ko yakundaga Imana n'abantu, agakunda umugabo we by'umwihariko, ariko ngo akanakunda u Rwanda cyane. Ikaba imwe mu mpamvu zatumye yanga kuruhunga ubwo abatutsi bameneshwaga mu mwaka w'igihumbi 1959. Yarugumyemo yemera gucunaguzwa kugeza yishwe, ariko atarebye uko imipaka igihugu yari isa muri icyo gihe. Rosalie Gicanda yabonye izuba mu mwaka w'igihumbi 1928 mu gihe wari umugabo we Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yaravutse mu mwaka w'igihumbi 1911. Hagati y'aba bombi ndavuga Gicanda ndetse na Rudahigwa hari imyaka 17.
Rudahigwa yamurushaga. Umwamikazi Gicanda yabanye n'umugabo we imyaka 17, urugo rwabo rukaba n'ingoro y'ubwami rwari Nyanza mu Rukari, akaba ari naho babaga bombi nk'umugabo ndetse n'umugore. Kugira ubwo Rudahigwa yatanze aguye Bujumbura mu Burundi, hakaba ari tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1959. Gicanda n'umwamikazi waranzwe no guca bugufi cyane ndetse no gucisha make, gusa akaba ari umuntu wari uzwiho kuvuga igifaransa cyinshi kandi cyumvikana. Uko kwicisha bugufi no kubaha buri wese atarobanuye ngo biri mu byakuriye Mutara wa III Rudahigwa akamurongora akamugira umwamikazi. Akimara gutanga umwami Mutara wa III Rudahigwa, ibintu byinshi byarahindutse kuri Rosalie Gicanda wari umugore we ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Imvururu zo gushaka kujya ku butegetsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Gutanga kwe byasaga n'inyungu ku bazungu kuko umwami yari yaratangiye kubakamira mu gitoza. Yifuzaga ko u Rwanda rwabona ubwigenge, ubundi nabo bagahambira bagasubira iwabo, ikintu batishimiraga habe na gato. Ibi biba intandaro yo gutekereza ko abazungu b'Ababiligi bashobora kuba aribo bari inyuma y'urupfu rwe. Rosalie Gicanda yabayeho mu buzima bworoheje mu mujyi wa Butare, abana na mama we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga imirimo. Ubwo jenoside yatangiraga mu mwaka w'1994, Gicanda yagiye yishingikiza cyane Jean Baptiste Habyarimana wari perefe wa Butare, warwanyije cyane umugambi mubisha wo gutsemba Abatutsi. Ku itariki ya 17 Mata umwaka w'1994, perefe Habyarimana Jean Baptiste yatawe muri yombi maze nyuma aza kwicwa. Nyuma y'uko perefe yishwe, umwamikazi niwe wari ukurikiyeho. Mbere y'ibyo habanje ibikangisho by'uko n'ubundi ariwe bagombaga gukurikiza perefe Habyarimana, ariko we akicanwa n'umuryango we, ndavuga Gicanda. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu mwaka w'1999 ivuga ko Gicanda wari ufite imyaka 36 yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumesitiri wa komini Ngoma i Butare kumurinda, ariko byabaye by'ubusa kuko burugumesitiri Kanyabashi yanze kumurinda. Tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994, ahagana saa 5 z'amanywa, abasirikare bayobowe na Liyetona Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda ku itegeko ryari ryatanzwe na Kapiteni Nizeyimana wari umuyobozi w'ubutasi n'imirimo mu ishuri rikuru rya gisirikare ESO ubwo jenoside yabaga. Aba basirikare bamaze kwinjira mu rugo rw'umwamikazi, baramufashe we n'abandi bagore 6 babanaga barabatwara. Muri urwo rugo hasigayemo nyina wa Rosalie Gicanda wari ufite imyaka 80 ndetse n'undi mukobwa muto wamwitagaho mu mirimo ya buri munsi. Abasirikare bafashe Gicanda ndetse n'abandi bari kumwe babajyana inyuma y'ingoro y'inzu ndangamurage, barabarasa maze barapfa. Ku gicamunsi abasirikare bagarutse mu rugo kwa Gicanda gusahura. Hashize iminsi 2 gusa barongera baragaruka bica wa mubyeyi nyina wa Gicanda. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko hari umupadiri wasabye ko umubiri wa Gicanda washyingurwa mu cyubahiro, maze burugumesitiri Kanyabashi yoheza abagororwa bo kuwushyingura hafi y'urugo rwe. Umwe mu bakobwa bitaga kuri Rosalie Gicanda wabashije kurokoka yatanze ubuhamya kuko mbere y'uko Gicanda n'abandi bari kumwe bicwa ngo babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana. Ngibyo iby'ingenzi wamenya ku mwamikazi Rosalie Gicanda, umwamikazi w'ubwiza buhebuje benshi birahiraga, abandi bati uko yasaga inyuma ni nako yasaga ku mutima, yari mwiza hose ndetse akanubaha buri wese. Nyemera dusubikira aha, tuzasubira ubutaha. Ibuka gukora like mu gihe wakunze ikiganiro, ariko nubona cyafasha n'abandi ukoreshe ya kigere kuri benshi. Njye wumvaga nitwa Aime Confiance. Dukomeze kwibuka kandi twiyubaka.